wabaye uwa mbere ugiye kwishima gute? Ndishimye cyane kuba narabashije kugira amanota meza nkaba narabaye uwa mbere ku rwego rw'igihugu. Mu gahinda n'umubabaro utagira uko usa, Uwamariya Valentine yaje kuba yagaragaza nyuma yo gutsinda ikizamini cya leta gisoza umwaka wa gatatu nyirango segonderi, ariko akaza kuba atahembwa nk'abandi. Ati burya ugiciye umukondo si ugicundiramo, ni umugani w'ikinyarwanda. Benshi rero bakomeje kugenda bigarukaho mu buryo butandukanye, bavuga bati uyu munyeshuri kuki ataje kuba yahembwa kandi byaravuzwe ko nawe ari mu babaye aba mbere. Benshi bakomeje kugenda bitangaho amakomenti, gusa kubera influence cyangwa se influence z'abakoresha imbuga nkoranyambaga, amagambo menshi bagiye bavuga ku mbuga nkoranyambaga yaje kuba yatuma nawe yabasha kuba yahabwa ibihembo bitandukanye nk'ibyagiye bihabwa bagenzi be. Ariko nanone ikintu kitarimo kuvugwaho rumwe, biravugwa ko hari ikihishe inyuma ry'ihezwa cyangwa se ryo kutagaragara k'uyu munyeshuri muri uyu muhango wo gutangaza amanota ndetse batanga n'ibihembo. Ni byinshi birimo kugenda bivugwaho, nibyo tugiye kugarukaho mu buryo burambuye. Ese turebere hamwe ikihishe inyuma, ubundi ni ikihe, abihishe inyuma y'uyu mugambi ni bande, ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Gusa kuri iyi nshuro uraza gutungurwa cyane, burya byose byaje kuba byatahurwa cyane ko ngo ari ibintu byari byarateguwe. Ndagushimira rero ndetse ngo uhaye ikaze, waba uherereye mu Rwanda cyangwa se hanze yarwo, waba wakoze subscribe cyangwa se utarayikora, gusa gukora subscribe kugira ngo dukomeze kugenda tubana umunsi ku munsi. Mu Rwanda rero nta yindi nkuru irimo kugenda ivugwa cyane by'umwihariko ku mbuga nkoranyambaga, ngira ngo ni inkuru y'umwana wabashije kuba yatsinda examen national ndetse akaza kuba ku mwanya wa mbere. Ariko ikiri kuvugwa nuko ngira ngo mu bahembwe ntago yabashije kuba yagaragaramo, ngira ngo uwahembwe n'undi bavuze ko bari banganyije amanota, ariko uyu Leontine akaza kuba ataragaragaye muri icyo gikorwa cyo guhemba abanyeshuri bitwaye neza, ngira ngo by'umwihariko muri uyu mwaka wa 2026. Ibyo rero byaje kuba byakurura impaka ku mbuga nkoranyambaga, baravuga bati ntago bishoboka, bimeze bite, ni akarengane. Ndetse NESA ndetse n'abandi bayobozi batandukanye bakora muri Minisiteri y'Uburezi baza kuba batumira uyu mwana bakaza kumuhemba. Ariko ngira ngo nk'uko uyu mwana we yabyitangarije, yavuze ko yishimye, ariko nanone ngira ngo nk'uko abantu benshi bakomeje kugenda babona amafoto, amavideo, byagaragaraga ko uyu mwana atishimiye uburyo baje kuba bamuhembamo. Ese ubundi ni iki nyirizina, ni iki kishe inyuma y'ibi byabashije kuba byaba kuri uyu munyeshuri? Ngira ngo ni nawe wari wabaye uwa mbere nk'uko bari babivuze, ariko nanone ntaze kuba yagaragara kubera impamvu baje kuba bagaragaza, bavuga ko haje kubamo ikibazo cya communication. Abantu benshi rero bagiye batanga ibitekerezo bavuga bati ese ni gute mu Rwanda nkuru rurimo abayobozi bagiye batandukanye, ba gitifu, bande n'abandi bashinzwe uburezi mu mirenge, mu tugari, mbega ahantu henshi hatandukanye, ni gute bishoboka bite ko umwana yabura kandi bizwi neza umurenge aherereyemo, ikigo yigaho ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye? Bati ese ukuri ni ukwe? Ukuri rero ni uko benshi rero nk'uko bari gukomeza kugenda babigarukaho mu buryo butandukanye, biravugwa ko uyu mwana ashobora kuba yarirengagijwe mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kugira ngo babashe kuba bagaragaza undi mwana, by'umwihariko banapromotinga ikigo yigagaho. Ngira ngo ni umunyeshuri wigaga mu kigo gikomeye, ntabwo nshaka kukigarukaho, ariko nk'uko biri kuvugwa, biravugwa ko bashatse kuba bapromotinga ikigo uriya munyeshuri wundi baje kuba bagaragaza yari yigagaho, cyane ko ari ikigo nanone giterwa inkunga n'abantu bagiye bakomakomeye. Ngira ngo ibyo ngibyo ntabwo ari ibintu byo gutindaho, ngira ngo ni ibisanzwe kwamamaza ndetse n'ibindi, ariko nanone benshi bakomeje kugenda babivugaho, babitangaho n'ibitekerezo bitandukanye, bavuga ko uyu mwana yaje kuba yarenganywa, cyane ko uyu mwana nk'uko we yabyivugiye, yavuze ko uburyo bamuhembyemo ngira ngo ntabwo bwamushimishije. We yivugiye ko yashakaga ko ahembwa ku mugaragaro n'abandi bantu benshi babibona. Mbega niyo ntego we yari yifitiye, cyane ko ngo yaranabizi neza ko ashobora kuza kuba yatsinda. Rero ngira ngo nanone abantu bakurikiranye ikiganiro cya televiziyo y'u Rwanda cyabaye ku munsi w'ejo, aho intumwa ya Minisiteri y'Uburezi yari irimo isobanura ikibazo cyaje kubaho, abantu benshi nanone bagarutse ku buryo yagiye abisobanuramo. Baravuga bati hashobora kuba koko harimo ikintu gishobora kuba kinabyihishe inyuma, cyane ko uburyo yagiye abisobanuramo abantu bagiye bavuga bati ibi bintu ntago bifututse, ntago byumvikana. Ngira ngo yavuze ko ababishinzwe cyangwa se ababifite mu nshingano bahamagaye umunyeshuri ndetse umubyeyi akaza kuba yitaba, ariko ngo ngira ngo ni umuntu wamwiyitiriye, akaza kuba yitaba, akaza kwemera ko azaza no gufata ibihembo. Ariko mu by'ukuri abantu benshi bakomeje kugenda babinotaho, bavuga bati rwose
ibintu bakoze ntabwo ari byiza, ntabwo ari ibintu biri fair. Gusa nanone ntabwo twajajinga ngo tuvuge ngo minisiteri y'iki, ntabwo twajajinga ko nta muntu uzi ukuri nyirizina kw'ibyihishe inyuma, nubwo abantu benshi bari kugenda babigarukaho mu buryo butandukanye, ariko reka tuvuge ko ari ereri ishobora kuba yarabayemo. Nanone kimwe nuko ishobora kuba atari ereri, ari ibintu byakozwe bizwi, ibyo nabyo ni ibintu bishoboka. Ndagushimiye rero, ngira ngo abwirwa benshi akumva beneyo, ngira ngo nanone amaso yose areba siko abona, niko mu kinyarwanda bakunda kuvuga. Ariko nanone ngira ngo niba nawe iyi nkuru yabashije kuba yagukora ku mutima, wandike muri komenti pole kuri uyu munyeshuri. Ngira ngo nubwo yabashije kuba yahembwa, ariko we ntago mu by'ukuri yari abyishimiye nk'uko byagiye bigaragara.